ubona bitemera ariko wowe uracyariho. Data aracyafite ibumba ryo kuza akazimanganya. Reka mvuge untange nk'urugero, abantu bagira amasafuriya cyangwa amajerekani cyangwa amabase, hari ibikoresho byo mu rugo bijya tugura ari bishyashya, twamara kubigura tuzirikane ko biba byavuye mu nganda. Iyo biri mu nganda dusipoze ko biri mu ntoki z'umubumbyi. Umubumbyi hari igihe ashongesha ikintu ashaka gukora nk'ibase, kimwe kikavamo gifite nigisohoke neza, ibindi bigasohoka ari bishyashya, tukabigura ku masoko ari bizima, tukabigeza mu rugo tukabikoresha ari byo bigereranywa na bagabo nawoze mvuga beza badafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Hanyuma mu minsi mikeya ukajya ukabona ibasiri yashije cyangwa isafuriya irapfumutse, ariko kuko ukibona wowe wakiguze ukibona yuko gifite agaciro, ukajya gushaka umuntu akaza agashyiramo ikiraka ikiremo cya gikoresho ukaguma ukagikoresha ntukijugunye. Tuzirikane ko hari ibimeneka bigahita bimeneka direct ukajugunya muri puberi, ariko hari ikimenekaho gato ukavuga uti iki kintu kiracyafiteho garanti, reka nshaka ikiraka, hakaba n'ibyo bahoma ntunamenye ko babihoma. Turabasuhuje mwese inshuti zacu abadukurikira kuri kamera za Me and Me TV show. Mumeze mute? Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndizera ntashidikanya ko muri amahoro, ndizera ntashidikanya ko muguwe neza. Dufite agahe keza, imvura irimo kugwa, dufite agahe keza. Imana iba yaduhaye ubuzima, Imana y'amahoro nibaha umugisha. Ndabasuhuje abari mu Rwanda, ndabasuhuje abari hanze yarwo, ndabasuhuje abari mu nkengero z'iki gihugu, abari mu migabane itandukanye igize isi yacu. Ndabasuhuje cyane kandi ndabashimira uburyo munkurikira, uburyo mumpa courage, uburyo umunsi kundi mugenda munyereka ko muri kumwe nanjye. Uwiteka nabaha umugisha mwinshi. Rero nongeye nagarutse, ni kenshi tubana, ni kenshi tuganira, ariko noneho uyu mwanya ni Mama Queen nk'ibisanzwe, nta gihinduka, ni Vestina tuyishimire. Aka kanya keza rero ndashimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri channel yanjye, ndabashimira abagerageza kundeba, ndabashimira abama comments zinyuranye, abampamagara kuri phone, abambwira batongeramo ibi bigende gutya na gutya. Ndabashimira, Imana y'amahoro nibaha umugisha. Uyu mwanya mwiza nje kuganira namwe, ni ikiganiro maranye iminsi muri ngewe, ni ikiganiro navuga gikubiye mu iyerekwa nagize n'irigari. Ni ikiganiro kivuga ku kintu bita ikibumbano. Ikibumbano bamwe iyo mvuze ikibumbano bahita babyumva. Ibibumbano biri amoko menshi, hari ibibumbano bakora by'amavaze, hari ibibumbano bakora by'abantu amasitati ateretse hariya, hari ibibumbano bakora by'inyamaswa runaka. Ikibumbano ni ikintu cyose umuhanzi yagiye mu nganzo agatekereza akakibumba akoresheje ibumba cyangwa ikindi kintu, ariko kikaba ari ikintu giteretse aho ngaho cyakozwe n'intoki z'umuntu bivuye mu ibumba cyangwa umucanga cyangwa sima bitewe n'ikindi kintu yakoresheje. Rero ngewe bantu banjye, inshuti zanjye, muzajya munyihanganira, narababwiye ngo kuri Me and Me TV show hacaho ibiganiro binyuranye, iby'imiryango, muzajya mubonaho iby'abana, muzajya mubonaho ivugabutumwa. Icyo umwuka w'Imana azajya ashyira ku mutima wanjye nzajya nkiganira namwe, kubera ko kuvugira Imana no kumva navugira umuryango no kumva ni byinshi, mba numva umutima wanjye ubyagukiye, kandi mba numva aribwo mfite umunezero kuba nasangiza abantu ibindimo, kuba nabwira abantu ibyuzuye umutima wanjye cyangwa icyo umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye. Ntabwo rero biteye isoni, ntabwo biteye ikimwaro kuba nabaganiriza bitewe n'ikiba cyavuye mu mpande zitandukanye, bitewe n'ikigezweho uwo munsi. Iki kiganiro cyitwa ikibumbano ni iyerekwa rigari nagize. Hari umunsi nari ndyamye mbona umuntu araje aramfashe, marayika w'Imana araza aramfata, ndyamye gutya mu nzozi. Hari ukuntu umuntu aba aryamye akarota, aramfata anjyana mu kabuga ka Nyarutarama. Icyo gihe hari hakiri igihe bari bakibumbiramo amavaze, bakibumbiramo ibintu by'amavaze yo gutakamo indabo. Noneho amaze kuntemberezamo aramfata aranjyana ahantu hari hicaye umuntu w'umugabo afite akantu k'uruziga nyine, afite n'ibumba rikase riri iruhande rwe, arimo agenda bumba ibibumbano bitandukanye, arimo agenda akora, agafata ibumba agashyira kuri rwa ruziga, agenda bumba kimwe kikuzura agashyira hariya gutyo. Uwo muntu rero agenda amuntemberezaho
agenda anyereka buri kimwe kuri uwo muntu. Noneho ikintu cyantangaje, yavuye ahangaha aranyereka uko uwo muntu abumba, arongera arimuka aragenda njyana ahandi hateretse ibindi bibumbano byarangiye bisize amarangi, ariko amarangi atandukanye. Turongera turatambuka, anjyana ahandi harunze ibindi bintu bisize bifite amashusho anyuranye, ariko kandi ibyo bintu byari byarahongotseho, bifite ukuntu byahongotseho byangiritseho gatoya, ukabona nyine ikibumbano ukabona gifite ukuntu cyagizeho ubusembwa bitewe n'icyagikomye, wenda kikameneka cyangwa se kikavaho nk'urugara, ukabona hari nk'ikintu cyagikomerekeje nyine, ukabona gifite ubuziranenge nk'ubw'umubumbyi yakibumbye kimeze. Ankuraho arongera arantwara nshyitsa ahandi harunze ibiryongero by'ibyamenetse, bakabikura mu bindi bakabishyira ku ruhande. Hanyuma uko nagiye nganira nawe rero, twafashe igihe kinini cyo kuganira. Noneho ikintu cyantangaje, yaransobanuriye ibyo bintu byose yagiye anyereka, agenda ansobanura kuri buri kimwe. Amagambo aba mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ku gice cyaho cya 18 aravuga ngo ni umurongo wa 2, aravuga ngo haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze nk'uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwa ab'inzu ya Isirayeli mwe. Imana ihabwe icyubahiro. Iki gihe yansobanuriraga ko aya ni amagambo Yeremiya yatumwe abwirwa ngo namanuka ajye mu nzu y'umubumbyi yitegereza arebe. Ngo ageze yasanga umubumbyi arimo kubumba ibibumbano, ngo agenda abumba ibumba, akajya aribumba rikavamo ikibumbano, ariko akaba irya bumba ngo rigahombera mu ntoki ze, akarihindura akaribumbishamo ikindi. Ngo arangije aravuga ngo niko Abisirayeli bameze, niko uyu mwanya navuga ngo niko abantu duteye muri iyi minsi. Turi ibibumbano by'intoki z'Uwiteka, turi ibibumbano bye, turi ibyaremwe, turi umurimo w'intoki z'Imana, nk'uko ibibumbano ari intoki z'umubumbyi. Umubumbyi niwe ufata plani yo kubumba ikibumbano ashaka, akagitekerezaho. Iyo agiye kumva ikibumbano agiha isura ashaka, agiha indeshyo n'ingano ashaka, kandi akibumba ateganya, avuga ati iki kibumbano kizajya ku meza, avuga ati hari kizajya ku rubaraza, avuga ati hari kizajya mu mahema, avuga ati hari kizajya ku mihanda. Mbese buri mubumbyi agenda bumba akurikije ikibumbano icyo azagikoresha, nibyo bimuha kugiha forume ashaka n'amarange azagisiga. Imana yacu nishimwe. Noneho abantu b'iyi minsi cyangwa se abantu twese dutuye muri iyi si, turi ibibumbano by'intoki z'Uwiteka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubyange cyangwa ubyemere, turi ibibumbano by'Uwiteka. Imana yarandemye nawe irakurema, iturema mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Igihe umubumbyi aba ari ku ruziga arimo abumba, aba afite uburenganzira bwo kuguha forume ashaka, aba afite uburenganzira bwo kuguha ingano ashaka, aba afite uburenganzira bwo kuguha ishusho ashaka, indeshyo ashaka. Bivuga ngo ntabwo uyu munsi njyewe na mugenzi wanjye tugomba gupfa uko angana, uko asa, uko areshya. Ntabwo tugomba gupfa ubushobozi afite nafite cyangwa ubwo mfite adafite, kubera yuko twese turi ibibumbano by'intoki z'Uwiteka, kandi buri kibumbano yakiremye mu buryo bwacyo bwihariye bitewe n'umurimo kizakoreshwa n'aho kizicazwa. Imana yacu nishimwe. Umubumbyi niwe ugena amarange ibibumbano bihabwa, nigena uburebure bw'amajosi, niwe ugena uburebure bw'ingano. Nimvuga gutyo ubyumve neza, umbabarire unyumve mu buryo buziguye, wimbike wumve aho ntavuze, ugere ku mwuka w'Imana gusobanurire. Twebwe turi ibibumbano z'intoki z'Uwiteka. Aha ngaho uyu mubumbyi ngo igihe aba ari ku ruziga, hari igihe uruziga atangira kubumba, ngo yatangira kubumba ikibumbano ngo kigahombera mu ntoki ze, yarangiza akarema ikindi. Bishatse kuvuga iki? Njyewe yampaye ingero ku bantu 5 nshaka kubabwiraho. Yampaye ingero ku mugore utwite, ingero ku muntu mwiza w'umugabo nabonaga wambaye neza, afite baga nk'iya mashine, yambaye karavati, usa neza, ubona ufite imbaraga. Urugero ku mugore utabyara, urugero ku mukecuru ukuze, n'urugero ku isanduka irimo umurambo. Ibyo ni ibintu 5. Ku mugore utwite
umuntu mwiza w'umusore ubona ukiri muto ufite imbaraga, mu rugero ku muntu utabyara no ku muntu ukuze no ku isanduka y'imirambo. Hanyuma ku mugore utwite yarambwiye ngo iyo umuntu ari mu nda, iyo umwana ari mu nda umugore atwite, umwana aba akiri mu ntoki z'umubumbyi, aba akiri ku ruziga. Bivuga ngo igihe umwana ari mu nda atarasohoka ngo ajye hanze, Imana iba ikimufite mu biganza. Ni igihe iba igiteraho inyama, ni igihe iba ikirema ingingo zimwe cyangwa izindi, ni igihe iba ikirimo kurema ingingo zigiye zitandukanye ku mwana. Umwana aba akiri mu ntoki z'umubumbyi, aba akiri ku ruziga. Hari igihe ujya kumva amezi 2 3 ukajya kumva ngo inda yavuyemo. Yarambwiye ngo icyo ni ikibumbano kiba cyahombeye mu ntoki z'umubumbyi, kuko uriya mwana aba avuye mu nda yari yatangiye kubaho, ariko kandi apfuye ataragera kuri tere. Inda ivuyemo umwana atararemeka ngo yuzure asohoke tumubone. Uwo ni nka cya kibumbano twasanze umubumbyi arimo abumba, hanyuma kigahombera mu ntoki ze, agahita ahindura akiremera uwundi. Umugore yakuyemo inda mu mezi 2, ushobora gusanga mu mezi 3 ari imbere yongeye yasamye inda. Ntabwo hasaba igihe kinini ngo nukonsa no gucutsa, kuko ikibumbano kiba cyahombeye mu ntoki z'umubumbyi. Uriya mwana rero ameze nka cya kibumbano twasanze umubumbyi afite ibumba arimo abumba, hanyuma kigahombera mu ntoki ze. Urwo ni urugero rumwe yampaye. Arambwira ati muzirikane mbere yuko abantu mwitana ba mwana bamwe bifuza kumera uko abandi bameze, muzirikane ko hari ibibumbano byahombeye mu ntoki z'umubumbyi uyu munsi bidafite icyo birekarama, bidafite icyo birimo, bidafite imanza nk'izo dufite. Abantu turimo kumarana dupfa ubutunzi, turamarana dupfa uko abandi bateye, uko bavuga, akazi bafite, ariko tutibuka yuko uwatubumbye n'uwaturemye afite uko yatubumbye mu buryo bwacu butangaje kandi bwihariye. Arongera nk'urugero kandi ku muntu w'umusore usa neza. Uyu muntu agereranywa na cya kibumbano cyakorewe byose. Uyu muntu mwiza w'umusore ugifite imbaraga agereranywa na bya bibumbano yantemberejemo, biteretse hariya, byuzuye, bisize irange, bisa neza. Umuntu wese abaza akifuza akavuga ati wamakiriye. Afite imbaraga zo gukora, afite akazi keza, afite ahantu nta stress ntaki. Uyu muntu agereranywa n'ibyo bibumbano biba byarabumbwe bikarangira, mama akagutwita amezi 9 agashira, akakubyara, ukonka ukamera neza, ukiga amashuri, ukabona akazi, ugashaka ukarongora, ukabyara, ukabaho mu buzima bwiza nta kibazo cyose ufite. Ibi byuhuye nabyo biba ari ibintu bisanzwe, ariko mu by'ukuri ufite ubuzima bwiza. Uwo nguwo ni cya kibumbano kiri hariya gifite amarange meza asize, gifite ingano runaka, kidafite ikibazo namba. Abo rero niho abantu benshi bamaraniye. Iyo ibibumbano birangiye, umubumbyi afata ibibumbano byose agatereka hariya. Utuzajya ku meza dutoya, utuzajya ku madirishya, utazamanikwa mu migozi, ibizatekwamo inyama. Njya mbwira abantu nkababwira ni hari akungo ko kuziko bakarangamo inyama buri munsi, gashobora kwifuza kati uwantereka ku meza hariya nanjye bakanshyira mu rurabyo. Ako ku meza nako kakaba kakwifuza kati uwantereka hariya akantereka hariya mu gikoni uriya kariya bagakarangamo inyama buri munsi. Ako hanze nako kakwifuza kati uwantereka hariya hari ku muhanda aho imodoka zihora zinyura n'abantu bagiye. Ariko bya bibumbano ntabwo byibuka yuko buri kintu cyose gifite umurimo cyaremewe. Nubwo kariya kari kuziko gahora ku bushyuhe nubwo umuntu avuga ngo kumva inyama, reka mvuge gutyo mubabare munyumve neza, nubwo uvuga ngo gahora kuziko bagakarangamo uruhumuro rwabaye uruhumuro, ariko gahora ku muriro udashira. Nubwo kariya nako kirirwa ku meza gatatse gahanagurwa kagira gute, kariya nako kirirwa kimurwa isaha n'umunota uje wese agakora uje wese, kariya amababi akashiraho vuba kuko buri wese araza akuraho ururabyo. Ikiri ku rubaraza nacyo iyo izuba rije riragikubita. Ubundi buri kintu cyose kigira ubwiza bwacyo kikagira n'ububi bwacyo, ariko tuzirikane ko umubumbyi watubumbye aba afite intego yatubumbye. Ntabwo najyaho ngo mvuge ngo mama Queen ngo kubera ikingana gutya ngo runaka ngana gutya. Buri muntu wese afite ikintu Imana yamutekerejeho, yaba mu buryo bufatika physically uko ngaragara. Nshaka kwa mpimiro 60, undi apima 120. Nkavuga ni kuki ntanganye n'120? Hari impamvu, hari ibiro yamuhaye bifite icyo yashakaga gukora kuri we, ikabona nibwo bwiza bumubereye. Muri plan y'icyo kibumbano cy'120 yabonaga ari byo bikibereye. Muri plan ya 60 ya mama Queen yabonaga ari byo bimbereye bitewe naho yashakaga kunereka. Hari ubuzima Imana igutereka mikamenya ingano ugomba kugira, ikamenya amabara ugomba gusigwa, imenya amabara tubereye, imenya ingano zitubereye, imenya buri kimwe kuri wowe. Kandi niwe data, niwe ufite ubushobozi bwo guhindura amabara yagusize. Naho izuba ryaka amabara gasa nk'acuyutse,
abasha guhindura amabara akavuga ati aya mabara arashaje reka mpindure, ariko ikibumbano kikaguma ari cya kindi. Imana yo mu ijuru nishimwe. Hari ubuzima tujya duhagarara mukavuga kubera iki izuba ryabaye ryinshi, amabara yatangiye kwereruka, yererutse, ariko ingano ntiri buhinduke y'ikibumbano, ariko aho uteretse ushobora kwimurwa ndetse n'amabara agahinduka, agakorerwa retushe, amabara agahinduka. Unyumva aranyumva neza. Rero kuri uyu muntu niwe navugaga mvuga ngo hari ibibumbano bibayeho uyu munsi utabwira ngo kuburara bibaho. Hari ikibumbano kibaye utabwira ngo ideni ribaho. Hari ikibumbano kiraho utabwira ngo gusorwa mu nzu bibaho. Yego birashoboka kuko data afite uko yabumbye, afite uko yabigenje kuri icyo kibumbano. Ntabwo gikwiye kubizira kandi ntikikwiye kubiziza abandi. Nihuse yarongera mu rugero rwa gatatu ku mugore utabyara. Uyu nguyu hari umuntu uba umaze igihe atabyara akibaza akavuga ati mbese ngewe nshobora kubyara gute? Ariko ngewe yambwiye ijambo arambwira ngo umubumbyi iyo akiri mu nganzo hari ibibumbano biba biri prioritaire, hari ibigomba kubanza gukorwa. Amenya igihe cyo kubumbira ikibumbano bitewe n'igihe kigezweho. Uyu mugore utabyara iyo umuntu ashatse ntabyare biba ikibazo gikomeye. Aribaza ati ngewe natutse Imana nagize ni nacyo gihanda mu bintu bibabaza ubundi. Gushaka ntubyare, umva umuntu yabura umugabo yagira gute, ariko gushaka ntubyare ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugore rero yashatse ntabyare arahangayika, ariko ngewe uyu twatemberanaga yarambwiye ngo nta mpamvu yo guhangayika kubera ko umubumbyi niba akiri mu nganzo aracyafite imbaraga zose zo kurema. Ntabwo kurema kwarangiye, ntabwo ibumba ryashize, ndetse n'uruziga akoreraho ruracyahari, intoki ze ziracyahari, ubwenge akoresha buracyahari, imbaraga ziracyahari, igihe cyo gukora kiracyahari. Umuntu udafite urubyaro uyu munsi ye guhagarika umutima. Umubumbyi wacu Uwiteka aracyari mu nganzo, aracyafite imbaraga zirema, aracyafite imbaraga zitanga urubyaro, aracyafite imbaraga zirema ibitariho ikabigira ibiriho. Iyi Mana iracyafite imbaraga zo kutubyaza ikaduhereza inda twatwise imyaka n'imyaniko ikazibyazamo abana bazima. Iracyafite imbaraga ibyo tubona twabayeho ubugumba, aracyari mu nganzo zo kugira ngo ahindure amateka. Aracyashobora, aracyafite ukuboko guhagije, aracyafite imbaraga mu maboko ye yo kugira ibyo arema ku buzima bwawe. Imana y'amahoro niguha umugisha. Wowe unyumva ufite ibintu byatumye ugaragara nkaho uri ingumba muri byo. Ingumba ushobora kuba ingumba kuba utarize, ushobora kuba ingumba kuba utabyara koko nk'uko tubivuga nta mwana, ushobora kuba ingumba ku bijyanye n'ubuzima busanzwe ukabona hari ibyanze rwose ntufatisha, ariko data aracyari mu nganzo, afite ububasha bwo gufata ibumba akarema kandi akakuremera igifatika nawe ugaririmbana n'abaririmba. Imana y'amahoro niguha umugisha. Arangije mu rugero rwa kane ndabivuga uko nabibonye, anzanira umukecuru ukuze ufite imvi nyinshi n'imbago ariho agenda ubona ko afite nk'insimburangingo ukuntu. Arangije arambwira ngo ibi ni bya uyu muntu aragereranywa na bya bibumbano data yaremye, hanyuma yamara kubibumba agatereka hariya hakaza kuzaho akantu gatuma cya kibumbano gihongokaho. Cyamara guhongokaho tusipoze ko aho nk'Inyarutarama hasi mu kabuga aho yanyerekaga hari ibyo nagiye mbona, ukabona nk'inkiraje yatera nk'umugera akantu kagahongokaho, cyangwa umuntu yakinyuraho kitaruma neza ukabona kizanye ubusembwa. Arangije arambwira ngo muri ubu buzima hari abantu babayeho hari ingingo badafite. Imana yo mu ijuru imbabarire wumve neza ibi bintu. Ugasanga umuntu abayeho ariko mu kubaho kwe mu by'ukuri hari ibintu byakagombye kuba byaragukomerekeje, byakunyuzeho biraguhutaza, ariko data kuko akigufite ububasha kandi mu nganzo y'ibumba rigihare akavuga ati uyu muntu aracyari uw'umumaro, reka ngire nagafata akabumba akongera akaza akaremarema, akongera agasiga, akongera agashyira hahandi, akongera agasiga hahandi wagize ikibazo. Reka mvuge gutya, urugero wagendanye n'abantu atari rimwe atari kabiri, impanuka zikaba wowe ugasigara, bamwe bagapfa, bamara gupfa bagahambwa, bandi bakavamo ari bazima batakomeretse, wowe ukavamo hari akabazo runaka wagize. Ariko data kuko ari umukozi w'umuhanga akakwemerera, akabona yuko ukiri uw'agaciro kagari, akongera agafata ku ibumba akongera akabumba. Ibyo bintu urabizi n'umutima wawe, nanjye ndabizi, ndi umugabo wo kubihamya, ndi umugabo wo kubishimangira. Ni inshuro nyinshi byinshi byagiye biduca ku ruhande,
ni inshuro nyinshi ibyagiye bishaka kugutenguha bigatuma ukorwa n'isoni, ariko data akavuga ati hoya, uyu muntu aracyari uw'agaciro, reka aha hahongotse nongere nunge, nongere nsige irangi, nongere, nubwo hariho ikiraka cyangwa ikiremo, nubwo hariho insimburangingo, ariko wowe uracyatera, uracyafite umwuka, nubwo uyu mwanya ufite ubumuga runaka ariko uracyahumeka, nubwo uyu mwanya hari ibintu ubona bitemera ariko wowe uracyariho. Data aracyafite ibumba ryo kuza akazimanganya. Reka mvuge untange nk'urugero, abantu bagira amasafuriya cyangwa amajerekani cyangwa amabase, hari ibikoresho byo mu rugo bijya tugura ari bishyashya, twamara kubigura tuzirikane ko biba byavuye mu nganda. Iyo biri mu nganda dusipoze ko biri mu ntoki z'umubumbyi. Umubumbyi hari igihe ashongesha ikintu ashaka gukora nk'ibase, kimwe kikavamo gifite ntigisohoke neza, ibindi bigasohoka ari bishyashya, tukabigura ku masoko ari bizima, tukabigeza mu rugo tukabikoresha, ari byo bigereranywa na ba bagabo nawoze mvuga beza badafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Hanyuma mu minsi mikeya ukajya kubona ukabona ibasi iriyashije cyangwa isafuriya irapfumutse, ariko kuko ukibona wowe wakiguze ukibona yuko gifite agaciro, ukajya gushaka umuntu akaza agashyiramo ikiraka, ikiremo, cya gikoresho ukaguma ukagikoresha ntukijugunye. Tuzirikane ko hari ibimeneka bigahita bimeneka direct ukajugunya muri puberi, ariko hari ikimenekaho gato ukavuga uti iki kintu kiracyafiteho garanti, reka nshaka ikiraka, hakaba n'ibyo bahoma ntunamenye ko babihoma. Data nashimwe kuko hari igihe ajya duhomahoma mu byadukomerekeje, mu byaduciye intege, mu byadutumye zigaragara nk'aho zitariho, akavuga ati kuko tukiri ab'agaciro, akongera akarimarima agasubizaho akabumba agasiga kandi karange ugakomeza ubuzima. Ibi mbivuga ndavugana n'abantu batandukanye. Ushobora kuba wararwaye ukajya mu bitaro runaka ukabagwa bakakubaga ukagera kuri finale, uzirikane ko hari abantu bapfuye bari barwaye uburwayi nk'ubwawe, bapfuye batabazwe, barapfa bararangira, ariko wowe urabaga ubona uvuye ku iseta, uyu munsi uracyashima Imana. Nubwo uri ikibumbano gifite ubusembwa, ariko data yanaze akandi kabumba asigaho n'akarangi, umunsi iyo wambaye umwenda ugenda ntawe umenya ko wabazwe. Abagore benshi babyara babazwe, hariya hari ababyara neza bagapfa bagatahana impinja nzima abagore bagiye, wowe ukabagwa bakagukuramo umwana warangiza ukanataha, nubwo utahanye igikomere, ariko data aba yashimye yuko utaha uri muzima. Ndakurarikira kukubwira ngo subiza amaso inyuma, urebe aho wagiye ukomereka, urebe aho wagiye uhongoka, data akongera akagusanasana mu buzima bwa buri munsi, akakurinda kwandagara, akakurinda gukorwa n'isoni, kuba ugihumeka nuko data yabigize mu ruhare. Ntabwo dufite gutonganya iyo turemye ngo gutonganya yamuremye azabona ishyano. Natwe rero nta mpamvu yo kwitotomba, ni ikiri jambo rivuze, ni ikiri somo rivuze. Icyanyuma yanyeretse isanduku irimo umurambo, arangije arambwira ngo iyi sanduku irimo uyu muntu ugiye gushyingurwa iragereranywa na bya bibumbano nakweretse byavuye ku ruziga, bivamo barabibumba birarangira, babitereka hariya nk'ibindi babisiga amarangi neza, igihe kiragera binyura mu etape yose nagiye mvuga, ariko kuri finali birameneka neza, umumaro wabyo urarangira. Uyu munsi ahantu biri nta nubwo ibibyongero byabyo nta nicyo wanabimarisha. Bivuga ngo iyo umuntu arangije akazi, iyo umuntu igihe cye kirangiye, hari abantu bacu bapfuye, hari abantu baryamye mu marimba atandukanye batagifite umumaro na mukeya, ibyabo imirimo n'imihate bayiruhutse, baryamye hariya bategereje igitondo cy'umuzuko. Abo barangije urwabo, nta n'urubanza na ruto bafite. Rero abo ngabo bameze nka bya bibumbano byabumbwe, igihe cyagera bikajanjagurika bikameneka. Urabizi tujya tugura ubwungo tugatekamo igihe kimwe kakaroboka, ujya ugura ivaze ukayitereka ukayikoresha, igihe cyagera ikameneka, icyo ku meza kikagera indabyo zigashiramo abana bakakimena. Ikibumbano icyo ari cyo cyose, kibitasi kibisahane icyo kibumbano icyo ari cyo cyose umubumbyi yabumbye kigeze igihe kikarangira. Bivuze iki rero? Wowe ukiri muri ubu buzima, wowe ugihagaze uyu munsi, isomo icyo ritubwira ni ukuvuga ngo twe gutonganya iyo turemye twibaza ngo ubuzima bumeze buti. Muri rimwe imwe niwe nakunze avuga ngo ibyo unyuramo biruje inshuti ni iby'igihe gitoya. Wikwibaza ngo uzatabarwa ute, wikwibaza ngo mbese bimeze bite, wikwitotombera ubuzima ubayemo. Ituma mayibo biryama hariya munsi y'ikiraro, ikaramuka iri amahoro, nawe waryamye muri etaje, undi yaryamye mu nzu y'amaparamani, undi yaryamye mu gacurama, undi yaryamye, mwese mukaramuka igitondo cyatangaza mukabyuka mugahurira mu isoko, igatuma ugenda ku igare n'ugenda n'ibirenge
ugenda n'imodoka n'ugenda n'indege mwese mushobora guhurira mu isoko rimwe mugahaha igatuma mwese mushobora kurwara mugahurira kwa muganga. Ibyo ngibyo byo gutuma biba impamvu z'urwitwazo zituma abantu bangana. Wireba mugenzi wawe reva ariwo ngo wumve washaka kumugira nabi cyangwa ngo yumve we yaguhonyora. Oya, Imana ifite uburenganzira bwo guhindura, ifite uburenganzira bwo guhindura amabara igafata ikibumbano kimwe ikagikuramo ikagitereka ahandi. Kandi ndashaka kubabwira ngo kubera ko ariyo yavuze, ishobora kuba yagukoze uyu munsi yarakuremye uri kujya ku meza, ejo ikabona ko bikwiye kuri uwo guterekwa ku muryango. Ishobora kuba yarakubumbye ibona ukwiriye guhora uri mu gikoni, ejo ikabona yuko ukwiriye kujya muri salo. Rero niyo ifite ibihe n'ibihe, niyo ifite byose mu kiganza cyayo. Kandi muri rimwe niwe waririmbye aravuga ngo mu kiganza cyiwe harimo byose nkeneye. Bivuga ngo agikora plan yarize indeshyo yawe. Nimvuga indeshyo ntuvuge y'inyuma, ariko nayo yarayizi. Impamvu mama Queen atangana na mama Orunera, atangana na mama Oruga, atangana na mama Rachel, ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo turi ibibumbano bitandukanye by'intoki z'Uwiteka. Aya marange dupfa uyu munsi nkaba ndirabura undi n'inzobe undi n'iki, ibyo tukabipfa. Umwe ateye neza undi ateye nabi, ubwirwa n'iki kuteye nabi? Twese uko tungana ntekereza ko turi mu bwiza bw'Imana, kubera kuko yakoze niko kwari kwinyuze. Kandi ducanze amabara, ducanze hagati, turi kumwe twese duhuza ubwiza bw'Imana, ikumvira tunezererewe. Kubona mama Queen angana gutya, ikamubona abaye muri ubu buzima uyu munsi, ikamubonana na runaka, ayo marangi yacangiye hamwe iyo ihabwa icyubahiro. Rero utonganya yamuramye azabona ishyano. Shaka kukubwira ngo utuze umutima, wumve uguwe neza. Uyu munsi bihuhagazemo, data afite uburenganzira bwo kubindura. Kandi wowe ubona hari ibyo udashoboye, data aracyafite uruziga, aracyakora, aracyashoboye. Imbaraga yakoresheje aracyazifite. Niba ushaka kumenya imbaraga z'Imana, jya ufata ibyo yakoze ngo ubishyire mu gaseke kamwe ubirundiremo, nurangiza upfundikizeho umutemere uriho ibyo itarakora, hanyuma nurangiza ucuguse ikirusha ubundi buremere aba aricyo uzajya ugumana. Ndashaka kukubwira ngo komera kandi ukomeze. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Turi ikibumbano cy'Uwiteka, turi umurimo w'intoki z'Uwiteka. Ntacyo nkwiye gupfa na mugenzi wanjye ngo bimeze gutya na gutya, kubera ko data yaturemye yadutekerejeho. Kandi nta mubumbyi ujya kurema ikibumbano atagikoreye plan, ngafata inyigo akigeho. Rero nge nawe ntitukagira aho tugonganira kubwo kwibaza ngo runaka. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ni mama Queen kuri Me and Me TV show. Kora subscribe, kora share, kore comment uko ubishoboye. Kandi nukuri ndabakunda, ibitekerezo byanyu ni nyamibwa kuri ngewe. Ndi ikibumbano cy'intoki z'Uwiteka, ndi umurimo w'Uwiteka, ndi ibitangaza by'Imana yigendera. Rero nawe nuko nta muntu wahindura umugambi Imana ku buzima bwacu. Cyanditse yaracyanditse, ngewe nawe turabahamya, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye kuruta ibisigaye. Imbaraga yakoresheje ziracyahari. Ndakurarikira gukunda Imana, ndakurarikira kumva ko uyizeye kandi uyihanze amaso. Komera kandi ukomeze. Nge nawe tuyinambeho, iracyakora kandi iracyashoboye. Reka dusenge dusoza. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mana nziza, Mana ishobora byose, urera kandi urakiranuka. Niwe wavuganye n'umutima wanjye, uransura, urambwira ibyo abantu uko tumeze uyu munsi. Uyu munsi turi mu buzima bwo kwitotomba, twibaza uburyo waturemye, twibaza impamvu watugize abo turibo. Ariko twe nta mahitamo twe dufite, ahubwo wowe niwe waduhitiyemo amahitamo atubereye, ubona ibidukwiriye. Ntabwo dukwiye kwitotomba ngo kuki wabigenje gutya. Ibyo byose biri mu mugambi wawe. Ndagushimira ko waturemye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Ndagushimiye ko watugize abo kwiringirwa ukatugabira umurimo wawe. Ndagushimiye ko waduhaye kuba tukiriho hari ibibumbano byamaze kurangira. Twe nubwo bikomeye, nubwo hari abafite insimburangingo, nubwo hari abagikomeretse, nubwo hari ababona ko bitakunda, turabizi neza ko ukiri mu nganzo kandi ibumba ryawe rikiri rizima kandi ugifite imbaraga. Urakarama rero. Nsengera abantu badukurikira ubaho umugisha wawe, ababasha kureba ibiganiro bajye bafashwa nabyo, kandi ujye uvugana n'imitima yabo, bumve icyo ushaka kuvugana nabo muri iyi minsi. Urakoze ngo bana natwe, twirukanye Satani n'ingabo ze, ibiduca intege byose n'ibidusubiza inyuma turabyanze. Aguka muri twebwe kandi Mwami Imana uganze, ushyirwe hejuru muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niwo dusenze twizeye. Amen. Shalom, shalom.